Ibanga ryo gupostinga video hano kuri TikTok ikarebwa cyane. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo bwiza wabasha gupostingamo video hano kuri TikTok ikarebwa cyane. Hari abantu benshi ubu buryo baba batabuzi bwo gupostingamo video hano kuri TikTok ikarebwa cyane, kandi mu by'ukuri ubu buryo nibwo aba content creator benshi cyangwa se abantu ba uploading ama video kuri TikTok nibwo bakunda gukoresha cyane. Ubu buryo rero iyo utari wabumenya, akenshi usanga nyine video zawe zitarebwa, usanga video zawe views ziri hasi cyane. Uyu munsi ngiye kukwereka akantu ku kandi uburyo wabasha gupostinga video hano kuri TikTok ikarebwa cyane, nawe nyine ukajya urebwa cyane. Urabibona ko video zanjye zose mbasha gushyiraho zose zibasha kurebwa cyane. Sinzi niba usanzwe ukurikirana Dariyusi teke, ubu buryo burakora cyane, niyo mpamvu navuze uyu munsi reka mbibereke uburyo bwiza wabasha gupostingamo video hano kuri TikTok, mbereke akantu kandi mbabwire akantu kandi ku buryo ki nawe uzajya postinga video kuri TikTok nawe ikabasha kurebwa cyane. Urabibona, dore izi ni video nagiye postinga, urabona ko video nagiye postinga urabona zifite ama views menshi cyane, ziri mu 200,000, 500,000, 70,000. Urabona izi views ntabwo ari nke, harimo n'izifite 1000. Ahangaha video irimo ifite views nke, nifite views 2,000 I think, 2,000 niyo ifite views nke. Izindi zose ziri mu 20,000, 50, 70, 200. Urabibona. Okay, nta kindi uzakora rero mbere yo gupostinga. Ubundi mbere yo gupostinga ikintu tubanza gukora, ikintu cya mbere tubanza gukora, tubanza kuza hano kuri TikTok nk'ibisanzwe nyine. Tuza hano kuri TikTok, hanyuma iyo tugeze hano kuri TikTok turaza tukareba hano kuri home. Kanze ndaje mbereke, ndashaka ko tugendana akantu ku kandi. Guys, mbere yo gutangira ndakwibutsa gukanda subscribe, like, niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite unyandikiraho muri comment nk'ibisanzwe. Murabizi ko duhita tugira duhita tubigarukaho, tukaza tukareba bya bintu uri kubaza, ese ibi bintu bimeze gute, ubundi tukabiganiraho cyangwa se nkagukoreraho video igufasha kuri icyo kibazo ufite. Okay, nta kindi uzakora rero mbere yo gupostinga, uzaza hano kuri home. Ngiye kubereka udutrike tugera muri 3 umuntu abasha gukoresha yagiye gupostinga. Mbere na mbere uza hano kuri home, hanyuma ugakanda hano kwa turiya dukoni 3. Iyo umaze gukanda kwa turiya dukoni 3 ureba hano handitse settings and privacy. Hano ureba hano, uraza ukahakanda. Ni ukuvuga ngo hano akantu tugiye gukoramo ni akantu gatuma account yacu ya TikTok igenda neza cyane. Hari uburyo nyine usanga warauploadinze ibintu byinshi cyangwa se wararebye ama video menshi, ugasanga TikTok yawe igenda iri gucrashing, kandi mu by'ukuri iyo ugiye gupostinga TikTok igenda iri gucrashing. Icyo gihe nta kintu nyine, mbega ntabwo nyine icyo gihe video yawe ntiyarebwa uko byagenda kose. Okay, uzaza hano handitse free up space, hanyuma nurangiza uze ukanda hano handitse clear. Hano ni kuvuga ngo hano handitse clear cache, hano nyine ni mbega nko gusukura account yacu cyagiye muri bwa bugiri kugendamo gakeya. Hano nituza tugakanda hano ama clear cache, ni kuvuga ngo icyo gihe account yacu izatangira gukora nyine nk'ibisanzwe. Mbega hano ni nkanuze nyine ni nk'ibintu nyine biba biri gutuma account yacu idakora neza. Iyo tumaze gukora clear cache rero turagaruka tukaza hano nyine bisanzwe, hano dusanzwe twauploadingira. Mwese ndakeka murahazi nyine. Guys, ubu buryo ngiye kukwereka bwo kuuploadinga ama video hano kuri TikTok burakora 100%. Nubukora uko ngiye kubukora buzakora 100%, uko nanjye nibwo njya nkoresha. Uzaza hano dusanzwe twauploadingira, urabona hano bakubwira ngo kuuploadinga video y'iminota 10 cyangwa se amasegonda 60 cyangwa amasegonda 15. Twe tuzaza hano, bira ntabwo twirirwa tubihitamo, bira ni by'ubwende. Tuzahita twiyizira hano dufatira video yacu. Tuzaza hano abantu benshi nyine mwese murahazi, bitewe nuko ntabwo wajya kuuploadinga utabanje kuza hano. Uzaza hano, hanyuma nurangiza uzuhitemo video yawe, uzaza uhitemo video yawe, hanyuma uze ukanda hano handitse next nk'ibisanzwe nyine. Uzaza ukanda hano handitse next, ukihakanda uzahita uhinguka ahantu hameze gutya. Hano rero hari nk'igihe ushaka gushyira muri video n'indirimbo nyine, ushyiramo akaririmbo. Mbibutse ko gushyiramo indirimbo nabyo birafasha cyane. Gushyiramo indirimbo nabyo birafasha cyane, bituma video yawe igroringa viral cyangwa se irebwa bitewe n'indirimbo washyizemo. Hano uzaza urebe hano handitse recommended. Hano recommended uzaza urebe akaririmbo ushaka nyine gushyiramo, uze ukarebe nyine ugashyiremo. None hano handitse volume, hari igihe nk'indirimbo uba usanga ifite volume nyinshi cyane, uzaza uyigabanye. Iyi ndirimbo ifite volume nyinshi cyane kurusha
kurusha video yawe uraza ukayigabanya, cyangwa se niba wowe ushaka video gukuramo sound cyangwa se volume uraza ukayikuramo. Hano volume biba byiza iyo kagabanyije cyane nyine kakaba kura kakabamo gake, cyangwa se wowe niba ushaka kongera ijwi ry'ikintu ushyizeho cyangwa kukigabanya naho ngaho. Iyo usoje uhita wemeza. None iyo tumaze kwemeza hano duhita dukanda next. Guys, ndagerageza mbereke uburyo tubasha kwa uploadingamo, bitewe nuko naje gusanga abantu benshi buno buryo batabuzi bapfa kwa uploadinga nyine bagapfa gushyiraho video, kandi mu by'ukuri ubu buryo burafasha cyane gutuma video yacu izamuka cyane. Niba hari ibintu ukeneye kwandikaho uzaza ubyandike hano, niba hari hashtag ushaka gushyiraho hano, hashtag ntabwo ari ingenzi nyine wowe ishyiraho hashtag ushaka. Hashtag burya naje gusanga zira ntabwo zikurura views, nubwo abantu benshi bavuga ngo hashtag zikurura views zo kuri TikTok, nta views zikurura. Uzaze ushyireho utu hashtag nyine ushaka. Hanyuma hano cover, hano handitse ngo add cover. Hano ni igihe video nyine ushyizeho ushaka nko guhindura ifoto, wenda uri kubona iyo foto ihise yizanaho utayishaka, uzaza uyihindure mu buryo ushaka nyine, uraza ukayihindura mu buryo ushaka. Wenda tuvuga urugero, hano ushobora kuza ugashyira nkanga kuri aka gafoto, ubundi ugahita ukanda haranditse save. Hano icyo gihe uba uhinduye cover cyangwa se ifoto iranga ya video. Hanyuma hano iyo tumaze gukora utu tuntu, turaza hano tukamanuka hano hasi, hano handitse everyone can view this post. Hano kuvuga ngo hano naho ingenzi cyane, bitewe nuko hari abantu benshi hano hantu bahirengagiza, kandi mu by'ukuri hano hantu naho ingenzi. Hano handitse everyone ni buri umwe nyine, abantu bose nyine bemerewe kureba iyo video. None hano handitse friends, hano ni inshuti zawe gusa, babandi baba baragufollowinze gusa nyine nibo bemerewe kureba iyo video. None hano handitse subscribe, hano handitse friends ntuzigere uhashyira. Hano handitse subscribe ni cya gihe uba warashyizeho ibintu bijyanye na subscribe nyine abantu bishyure nyine, ngo bajye bishyuye nyine nibo bareba iyo video. None hano handitse ngo on you, ni wowe wenyine nyine uba wemerewe kureba iyo video. Noneho twebwe tuziyizira hano handitse everyone, bitewe nuko hano everyone niho buri muntu wese nyine aba yemerewe kureba iyi video yacu. Hano handitse everyone niho buri muntu wese yemerewe kureba video. Hari abantu benshi nyine usanga barashyize kuri friends, ugasaba bashyize kuri subscribe, kandi mu by'ukuri icyo gihe ni wowe nyine uba wemerewe kwirebera iyo video. Ariko hari everyone, haba uwagufollowinze haba utaragufollowinze, haba mbega nyine hari buri muntu wese nyine, hari rero niho dushyira. Noneho hano handitse more option, hano hantu naho ingenzi cyane. Hano iyo ushaka ngo abantu bagera guterera comment, hano baza kandi ukacyemeza. Gusa iyo udashaka ko batera comment uragafunga. N'aka ngaka kaba kagomba kuba kari gafunguye, hari nyine nyahantu usanga umuntu video yawe yayisubiyemo nyine akayikora nka remix cyangwa se mbega nyine hari naho ni heza cyane. Noneho hano hepfo turamanuka, hari ikindi gice cy'ingenzi. Kino gice ari nacyo abantu benshi bakunda kwirengagiza. Ni ukuvuga ngo kino gice mu gihe utagifite muri TikTok yawe, menya ko TikTok yawe icyo gihe video zose uzashyiraho nta munsi uzigera ushyiraho video ngo video yawe yamamare cyangwa se nyimenyekane. No, bitewe nuko hano bakubwira ngo ni allow high quality upload. Ni ukuvuga ngo hano icyo gihe igihe ushyizeho video yawe kandi ugomba kucyemeza kakaba kameze gutya, bitewe nuko hari igihe uzasanga gafunze. Nusanga gafunze uzagafungure kamere gutya kabe ubururu nyine gutya, bitewe nuko usanga gafunze ntugafungure, icyo gihe video yawe ntabwo izigera irebwa. Kubera ko hano yishyizeho video TikTok ubwayo nyine iyiha karite iri hejuru. Mbega niba uyishyizeho ifite karite ukagafungura, icyo gihe TikTok izahita iyiha karite iri hejuru nyine. Noneho niba uzasanga TikTok iri kwamamaza ya video yawe, ariko mu gihe uzasanga kandi ukantu utagafite, icyo gihe video zawe zizahora zifite views ziri hasi cyane. Gerageza kumenera ibanga, bitewe nuko mba nshaka ko ibintu tubigendanamo akantu ku kandi. Hanyuma numara kucyemeza uzahita ukanda post. Niba usanze ntakufite cyangwa se ntakufite, unyandikira muri comment, nzakwereke uburyo wabasha kukazana muri TikTok yawe. Bibutse ko bino bintu tubikorera kuri professional account, nako kuri professional TikTok. Ukimara gupostinga uzahita uhinduka hano handitse following. Mu gihe uri uploading, mu gihe uri gupostinga video yawe uzahita uzana hano handitse for you. Iri ni ibanga abantu benshi batazi. Bikujyana hano kuri flow, noneho wowe uzaze uyishyire hano kuri for you. Mu gihe uri kwa uploadinga nyine cya gihe video yawe iri kujyaho utegereje nyine ngijya, uhita wizana hano kuri for you. Noneho cya gihe iri kujyaho itari yajyaho ugakomeza wimanukira wirebera izindi video uzireba gutya nyine umanuka. Iyo uri kumanuka gutya
cyagiye TikTok nyine ibiri kwa uploading ya video yawe itishyira hano kuri for you. Mbibutse ko hano kuri for you ni umuntu wese nyine uwo waflowinze utaflowinze bose baza hano kuri for you. Nawe rero iyo uri kureba ya video yawe uri hano nyine iri kuyi-uploading, uri kuyirebera uri kureba hano nyine uri kugenda uzamura video yawe, nawe TikTok itishyira hano kuri for you, ku buryo kino umuntu waguflowinze n'umuntu utaraguflowinze bose video ihitiza hano. Mbibutse ko uba ugomba kudownloadinga ya application yitwa TikTok gusa. Hari abantu bakoresha TikTok Lite kandi TikTok niyo sawa. Mbibutse ukanda subscribe.